mu mbwirwaruhame bigaragara ko Kapiteni Ibrahim Traoré ari umugabo yubashye w'umuhanga kandi w'umunyagikundiro uvuga kuri kuzuye nta guca ku ruhande. Mu mbwirwaruhame nyinshi akunda kwibasira abazungu no kubazonga. Mu ncamake nta gushidikanya ko imboni y'icyo Afurika ikeneye ikibona muri Kapiteni Ibrahim Traoré, aho benshi bagira bati Kapiteni Ibrahim Traoré ni igikoresho cya Afurika mu gutsensura abakoloni b'abazungu bari barigize ibyo bashaka. Urugero ruto naba hano rwerekeranye n'akamenyero ku busahuzi ku matoni n'amatoni y'amabuye y'agaciro. Ibyo ndakeka mubizi cyangwa se mwarabyumvise, naho ibyuko se babyukaga bakavuga ngo mukora iki na kiriya byo murabizi, ndakeka nabyo ariko mubizi. Gusa aho Traoré yafatiye ijambo muri Burkina Faso abazungu bahise bagenda nka nyomberi. Gusa inkuru n'urugendo bya Kapiteni Ibrahim Traoré twabihuje n'umugani nyarwanda ugira uti isuka y'undi ntiyera kabiri. Ibi bisobanuye ku muntu cyangwa ku bantu batifashije bashingira ku bushobozi bw'abandi, yaba imiyoborere cyangwa imibereho n'ibindi bigiye bitandukanye. Ikindi uyu mugani ushobora kuvuga ku bantu bagiriye neza abandi maze bakagira icyubahiro kubera abandi. Urugero ni nko kubategekaga abandi ariko nyuma bakaza gutakaza agaciro cyangwa se kwirukanwa bitewe n'impamvu zigiye zitandukanye, zirimo kuba batari bafite ubwigenge cyangwa ubushobozi bwite buhagije, ndetse ibi bakaba barafatiye ingamba n'imyanzuro ikakaye, harimo nko kuvumburwa mu mayeri n'amacenga bakoreshaga. Ubu Kapiteni Ibrahim Traoré arasingizwa ubutitsa kubera kotsa igitutu kuri biriya bigabo by'amatuza bidasiba kudusoroma ku bidutunze.